Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu karere ka Ruhango aho ngiye kumvikana inkuru iteye agahinda kandi ikomeje gutungura benshi bitewe n'uko abavandimwe baje kwica umwe mu bo bavukana. Bibabaza benshi bumvise iyi nkuru. Mbese aba bavandimwe bapfuye iki cyatumye bivugana umwe muri bo? Mbese ubuyobozi inzego zigiye zitandukanye zaba zatangaje iki nyuma y'uko muri kano karere kagaragayemo urupfu ruteye ubwoba? Ibi byose rero bikaba bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Niba ari ubwa mbere uje hano, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvira imuzi n'umuzingo y'uwo mwiryane wagaragaye muri ako karere ka Ruhango watumye abavandimwe bicana, umwe muri bo akabura ubuzima. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ugifungura telefone yawe ubundi ukatsa data za interinete, iyi nkuru uhita ubona ku mbuga nkoranyambaga ni iyi ngiyi ikomeje gutungura abatari bake mu Rwanda. Ibitangazamakuru bikorera mu Rwanda byanditse byibaza impamvu abavandimwe baje gutungana bapfuye ikintu gitangaje bikaviramo umwe muri bo urupfu. Ese n'ubundi abangaba baje gupfa iki cyatumye umwe muri bo abura ubuzima? Ni umusore witwa Maniragaba Alfred w'imyaka 34 y'amavuko. Biravuga ko yatonganye n'uvandimwe we bapfa igikoma aramukubita paka apfuye. Uyu nyakwigendera witwa Maniragaba Alfred wari utuye mu mudugudu wa Nyacyonga, akagari ka Kebero, umurenge wa Ntongwe wo mu karere ka Ruhango. Ibi bikimara kumenyekana ko amaze gushiramo umwuka, abaturage bo muri ako gace bahuriye baza kureba ikibazo kibaye, basanga ni abavandimwe barimo gutungana bapfa igikoma. Bamwe muri aba baturage baturiye muri uyu mudugudu wa Nyacyonga babwiye itangazamakuru ko uyu nyakwigendera wabaga iwabo yasutse igikoma mu gikombe arakinywa, cyose cyari kirimo kirashira. Aba baturage bavuga ko yashatse kwiyongera murumuna we na mushiki we baramukubita kugeza ashizemo umwuka. Iyi nkuru kandi ibabaje ikomeje gutera agahinda abatuye muri aka karere ka Ruhango yaje kwemezwa n'umuyobozi w'umudugudu wa Nyacyonga Hategekimana Zabloni, aho yavuze ko intandaro yahereye ku makimbirane babanje kugirana n'umubyeyi we ndetse n'abo bavandimwe we ashingiye ku mirima yashakaga kugurisha bamwitambika imbere. Umukuru w'umudugudu wa Nyacyonga Hategekimana Zabloni ubwo arimo araganira n'itangazamakuru, mu magambo ye yagize ati: "Intonganya zatangiriye kuri uwo murima zikomereza mu rugo kuko Maniraguha yiyongeje igikoma, intambara ihera ubwo baramukubita kugeza ashizemo umwuka." Uyu mudugudu kandi avuga ko murumuna we witwa Niyomwungeri Akiri amaze kubona ko mukuru we yiyongeje igikoma ku ngufu, yafashe itaka arimena muri icyo gikoma, intambara irarota kuko we na mushiki we bafashe inkoni baramuhondagura umubiri wose, atangira kuvirirana, ari nabyo byamuviriyemo urupfu.
Gusa bamwe mu baturage bavuga ko Maniraguha Alfred akimara gukubitwa yajyanwe ku bitaro bya kaminuza bya Butare CHUB aba ariho ashiriramo umwuka. Twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nongwe tumuhamagaye ntiyitaba telefone ngendanwa, n'ubutumwa bugufi twamuhaye nabwo ntiyabusubiza. Gusa igihe azaba yadusubirije cyangwa yatwitabye tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Umurambo w'uyu nyakwigendera Maniraguha Alfred wajyanwe ku bitaro bya polisi ku Kacyiru gukorerwa isuzuma kugira ngo hamenyekane intandaro y'icyishe uyu nyakwigendera. Mudugudu kandi yavuze ko mushiki we ndetse na nyina ubyara bahakanye ko batigeze bakubita nyakwigendera ahubwo ko bari barimo barabakiza. Gusa abaturage bo muri ako gace bahakana ibyo byatangajwe na mushiki we ndetse na nyina ubabyara, bavuga ko barimo kubakiza ahubwo bose bakubitaga uriya nyakwigendera. Aba baturage bavuga ko abo bose bagomba guhanwa byihanukiriye kuko kwihanira ntabwo ari bwo buryo bwo gukemura ikibazo bari bagiranye. Ni kenshi ubuyobozi mu nzego z'ibanze zidahwema gukangurira abaturage ko mu gihe cy'ibibazo n'amakimbirane adasanzwe byaba byiza bagiye bagana inzego z'ibanze zikabafasha kuba zabunga, aho kugira ngo bishure mu kujya gukora ibintu bidakorwa maze ngo bajye kwamburana ubuzima kandi mu by'ukuri ikintu bapfa nacyo, ushingiye ku by'iperereza rigenda rigaragaza ahumvikana izi nkuru zibabaje kandi ziteye ubwoba. Iyi ni KN Radio. Niba utarakora subscribe cyangwa sabone, ndakwinginze jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako utugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduraho mu makuru yacu y'ubutaha. Si ibyo gusa kandi ugomba no gufata iyi nkuru ukayisangiza abandi kugira ngo bajye bamenya aho ibyiza biri ko ari nta handi ari hano kuri KN Radio. Reka dukomeze tubifurize kugira umunsi mwiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde.